isi nkuru nziza itera ibyiringiro ko Yesu agiye kuza bidatinze. Icyo tutazi cyo n'umunsi cyangwa igihe dusabwa kumwitegura, tutazatungurwa no kuza kwe. Gahoma amaso nakomaga uzamugururire. Mbega umunsi w'ibyishimo bitarondoreka, twambaye amakamba tubyina intsinzi. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera y'amahoro. Mbega umunsi w'ibyishimo bitarondoreka, twambaye amakamba tubyina intsinzi. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera y'amahoro. Hahirwa umuntu wese wabesha ibishura bye mu maraso ya Yesu umwana w'Imana, witangiye inyokomuntu yacumuye. Turazanye ingororano bagororera bamwiteguye, Joyi muri yewe yuzuzemo mavuta itarazima. Mbega umunsi w'ibyishimo bitarondoreka, twambaye amakamba tubyina intsinzi. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera y'amahoro. Mbega umunsi w'ibyishimo bitarondoreka, twambaye amakamba tubyina intsinzi. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera y'amahoro. Yanerwa ubwoba nuko benshi bamaze kurambirwa, kandi umunsi w'Imana uri hafi. Ese wowe ubibona ute? Njye ko nashobewe. Ariko umugeni mwiza aracyateza amaboko y'ingiga, ubwiza bwe burarabagira ntirakunoreze. Mbega umunsi w'ibyishimo bitarondoreka, twambaye amakamba tubyina intsinzi. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera y'amahoro. Mbega umunsi w'ibyishimo bitarondoreka, twambaye amakamba tubyina intsinzi. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera y'amahoro. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera y'amahoro. Uzaburayo ni igihombo gikomeye nshuti yanjye, nifuza ko njye nawe twazibera